yabasekaga cyangwa yareberaga mukorwa n'isoni niyagiye gukorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane yuko rero Imana igarutse ku bantu bayo. Hari aho abantu b'Imana bajya bakorwa n'isoni kandi bubaha Imana, ariko iri jambo kimara kuryumva wumve yuko ngo nahasenyutse. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nahahandi hasenyutse. Rero yagakwiye akegera Imana agasenga akava mu byarimo ntacaha Imana itababarira. Ubwo niba akorana n'imbaraga z'abaranga ise ubwo azabavamo. Agomba kubavamo akerura, nose ntabwo bihanaga bakaje bagakizwa. Ntabo jyo wumva bari bagiye imbere bakabwiriza ngo ngi wacu ngo twaraterekeraga twara abapfumu twari dufite imandwa bakijijwe bafite ijambo bafite n'ubuhanuzi. Ni guta umuntu araza kwirirwa ari kuyobya abantu akabayobya akababwira iby'inzira y'ijuru ntani nawe ntaryo afite. Ushatse umugabo wa mbere, ushatse wa kabiri, ushatse wa gatatu, ibyo si bishatse gusobanura iki? Reka mbabwire mwa bantu mushaka mwakwitondera Imana yacu irici gakiza. Mushaka mwayitondera mugasenga kuri. Niba mudukurikira kuri izi mbuga ndongera mbisubiremo, mutandukanya abantu bari mu kazi n'abantu bari mu biraka byo kwishakira amafaranga. Aterega njemba ndi mu kazi, bivuze ngo rero uyu muntu uri mu kazi azafata n'ibintu bitari byo abivuge kuko we yibereye mu kazi. Icyo ashaka ni amafaranga. Ikibazo rero twebwe tuvuga ubutumwa, tubabwira ubutumwa, bubabwira inzira mukwiriye kunyuramo, ntabwo mubiha agaciro. Nimunadukurikira, nimunashaka no kumva ibyacu, ariko hari igihe kizagera musanga izi nkuru mwahoraga mutegera amatwi nta nicyo zabamariye. Ahubwo muvuge muti yo tumenya tukayatwumva ibyo umwuka abwira amatorero. Kubw'ibyo rero reka twere no gutinda mu makorosi. Turabizi neza uravuze tuyo naje ngewe kuri kamera mbafite icyanzanye, ariko reka nkubwire ugiye gushakisha karago, ugiye kugashakishiriza, ugiye kugashakisha gupfa no gukira. Mushaka mwasenga mugakizwa ku gato no ku kanini, mukareka ibyaha. Muri gutera intebe mukirirwa muri kuvuga ku bandi, mukirirwa muri kubavuga, mukirirwa muri kuvayo ngo mushaka mukirirwa muri kubavuga kugira ngo mubone amafaranga. Ariko reka mbabwire ago mafaranga urwo ushaka mu buryo bwo kwirirwa uri gusebya abandi, Imana ije kukwandagaza. Imana ije kubandagaza. Hari abahanuzi Imana ije kwandagaza, bari kumara guhanura bamara kubona amafaranga bakaja gusambana. Hari abapasiteri Imana ije gushira ku karubanda. Inde zaraje ntabwo mushaka gukizwa, ntabwo mushaka gukiranuka. Imana yambwengiraje yanyeretse ibyerezo bitatu. Covid yaraje ntimujye murajya gusega, ntimujye murasohoka, ariko Imana yanyeretse hari ibyerezo bitatu bije bigiye kuza bimeze nka Covid, ariko ibyo byerezo bizaza birakura kubera yuko mwanze kureka ibyaha, mwanze gukizwa. Mwakiranuka mwakizwa, mwakizwa ku gato no ku kanini. Mumaze gutera imbere. Aho wa mugore wisenya urugo, aho kwegera Imana uririra Imana mu butayu uvuga ati Imana nyubakira urugo rwanje. Nawe wa mubyeyi utinze ku kibazo cyo kubura urubyaro, senga Imana uvuga ati Imana ni wowe utanga urubyaro, ni wowe utanga guheka, ni wowe utanga aho kuba, ntaho kuba Mana. Imana izahaguha. Imana iyo yizeye ugakiranuka ku gato no ku kanini ntabyo itagukorera. Mwegere Imana musenge. Musenge, muyegere musenge, muve mu byo murimo. Ndabaramukije mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Amazina yanjye nitwa Mahonimana Claudine, wa mukobwa ujye basengera. Imana iduhane umugisha, murakoze. Yego, urakoze cyane Claudine. Yego. Ndabona waje wambaye agapira keza ariko. Hari igihe Imana ijya yemera ko umuntu yambara neza, Yego. Kabyemera byose no kubera Imana. No kubera Imana.
Imana ishimwe cyane. Ngaho rero reka tugusabe udusengera Imana dukomeze na gahunda yacu y'iki kiganiro. Mana yacu, Mana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko waturinze, wadushira inzira tukaba tugeze kuri uyu musozi, izina ryawe rihabwa icubahiro. Nyemerera Uwiteka tugiye gutambutsa ubutumwa bugere ku bantu bawe, bugere ku mitima y'abandi hinduke. Abantu bahindugwe nawe kubera yuko ushoboye byose. Mwami Imana Nyiringabo, ndasenze Uwiteka, nyemerera ubu butumwa buhindura imitima y'abantu. Izina ryawe nirihabwa icubahiro. Urakoze ko urabikora ku bwa Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane, dusengeye isengesho ryiza cyane. Yego. Kandi n'ukuri niko bimeze. Hari ijambo ngira ngo dusome riri mu gitabo cya Ezekiel, igice cya 36 umurongo wa 6 kugeza 8. Haranditswe ngo nuko rero uhanurira igihugu cya Isiraheli, ubwira imisozi n'udusozi n'imigezi n'ibibaya uti, uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore navuganye ifuhe ryanjye n'uburakari bwanjye, kuko mwakojejwe isoni n'amahanga. Nicyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati, narirahiye nukura amahanga bakikije, nayo azakorwa n'isoni. Ariko mwebweho, mwa misozi ya Isiraheli mwe, muzatoha amashami yanyu, mwerere abantu banjye ba Isiraheli imbuto, kuko bagiye kugaruka. Dore ndabahagarikiye kandi ngiye kubagarukira, muzahingwa kandi mubibweho, nzabagwiza ho abantu ab'inzu ya Isiraheli bose koko, kandi imidugudu izaturwamo, n'ahasenyutse hazasubirana. Imana ishimwe cyane. Anga Imana yari kubwira Ezekiel, ibwira amagambo abwira abantu ba Isiraheli cyangwa se ubwoko bwayo, ariko byaziye muri ijambo ngo imisozi n'udusozi, n'ubundi ngo nibibaya nuko, ariko ngo n'imigezi. Ariko Umwami Uwiteka ariko bati ari igihe cyabayeho mukorwa n'isoni. Ariko amahanga yari abakikije icyo gihe yaraguwe neza. Atariko none amahanga yabasekaga cyangwa yareberaga mukorwa n'isoni, niyagiye gukorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane yuko rero Imana igarutse ku bantu bayo. Hari aho abantu b'Imana bajya bakorwa n'isoni, kandi bubaha Imana. Ariko iri jambo kimara kuryumva, wumve yuko ngo nahasenyutse. Yego. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nahahandi hasenyutse ngo hazasubirana. Imana ishimwe cyane. Amen. Hari aho wasenyutse, hari ibyawe byasenyutse, waracuruje urahomba, urataha, ariko ngo nahasenyutse Imana igiye kuhasubirana. Imana ishimwe. Haleluya. Ndumva nangira ijambo rifashije. Wari ufite akazi keza kaguhemba, ariko uyu mwanya barakwirukanye ku kazi, uribaza utariko nazize iki? Ariko humura, Imana yavuze ngo duhanurire imisozi n'udusozi n'ibibaya n'imigezi bya Isiraheli, ubwoko bw'Imana buduteze amatwi, buhagaze neza. Imana ibagarutseho. Imana ishimwe cyane. Nawe urimo, niko bimeze. Ubu rero kari agaciyeho. Yego. Claudine, umeze ute rero? Ndaho ndi gushima Imana. Kunze kubwira abantu buri teka ryose mujye muhora mushima Imana, mwaba mubabaye, mwaba mushonje, mwaba mwambaye ubusa, mujye mushima Imana. Mwijuru hari Imana ijya yambika abana bayo, mwijuru hari Imana ijya igaburira umuntu, mwijuru hari Imana ijya yishurira abantu amakode. Njyaga kumva nkumva ngo bamwe bari mu nzu za 500, nkumva bamwe ngo bari mu nzu za miliyoni. Ariko kubera iki? Kubera Imana. Ariko kumva nundi bamusohoye mu y'ibihumbi 20. Y'ibihumbi 20 ukumva bayimusohoyemo. Bayimusohoyemo. Icyo nacyo. Ubwo rero buri teka ryose abantu mujye muricara mushima Imana. Imana mureke kwitera umugongo, mujye murayishima Imana yacirakora.
Imana yacu irakora. Imana yacu irakora. Ikibabaje Imana muri ino minsi kikababaza n'abantu bayo bari gusenga by'ukuri, bari gusengera mu kuri no mu mwuka. Hari abantu dufite bari gusengera mu kuri no mu mwuka, hakaba nabo dufite bari gusenga bari gupfundikanya. Hari amasengesho abantu bari gusenga bari gupfundikanya, gamasengesho umuntu asenga ntagira ahantu agera, tave ku rwego ngo ajye ku rundi. Kubera iki? Kubera kuyasengana uburiganya no kubesha. Ubwo rero nshatse kubwira abantu mureka dusengere mu kuri no mu mwuka, tuve mu magambo, tuve mu gusebanya. Abantu benshi bari gusebanya, wakanduranya. Abantu mureke gusebanya ahubwo mwegera Imana. Ariko hari ikibazo nakubaza mukozi w'Imana. Hano dukorera kuri izi mbuga nkoranyambaga za social media. Mu by'ukuri kubera iki usanga kuri izi mbuga wenda ugasanga umuntu yari umuvugabutumwa, ugasanga ubutumwa bwe bushingiye ku kuvuga uti niba ugiye ku kinyamakuru cye, ugasanga uyu munsi njyewe Vedaste ndi umuvugabutumwa, ugasanga ubutumwa ndi kuvuga bushingiye ku kuba wenda ushobora kuvuga Israel Mbonyi, ugasanga umunsi w'ejo ndahinduye mvuze hari abantu sinzi buriya nyine aba bantu nyine bafite teme yabo, ugasanga niba ejo navuze kuri Nyirapasika, ugasanga ejo mvuze kuri Beni wa muvuga butumwa w'umwana, ugasanga mvuze kuri se Papa Beni, ugasanga ejo bundi mvuze kuri Pastor Zigirishuti, ugasanga ejo bundi mvuze aho kugira ngo wenda niba koko turabavuga butumwa dufate na Bibiliya dusome ijambo ry'Imana turihuguza abantu. Ibi bintu byo bihagaze bite mu bakozi b'Imana bo muri iyi minsi abari batuzi mu ijambo ry'Imana? Ijambo ry'Imana rizasigarira ku mazina ya ba runaka. Aharaho ibyo bizadufasha muri iki kinyejana cya none turimo mu ivuga butumwa ryacu. Impamvu bari abantu bakunda kuzana amazina y'abantu, bari abantu ziko bafite amazina aremereye cyane ubwabo, mbese bari abantu bashaka kugira ngo bazamukireho, bashaka kuzamuka, mbese bashaka kugira ngo bazamute babone inyungu nyinshi. Kandi reka nkubwire, aho kugira n'inyungu nyinshi ubonye zivuye ku bandi zitavuye ku Uwiteka Imana, izo nyungu ntacyo zikumariraga. Nyine buriya urabona abantu muri iyi minsi nta kindi gihari ni ugusebanya, ugasanga runaka yamvuzeho, nanjye ngiye harangiye kuri kamera, n'ubundi nanjye ngiye muri kamere ndavuze. Ejo bundi ho nabonye umugabo bita Pastor Claude, hari aho bari kuvuga bati rwose uyu muntu iri zina pasteur rizavemo wenda asigarana ari amazina yandi, atariko iri zina risebya abapasteri. Pastor Claude reka muvugireho neneho gatoya, reka Pastor Claude muvugire. Bundi hari amazina hano, hari amazina bano bagore bagiye bariyita ngo naba pasteur, ngo ni za pastor zane n'izande. Bura reka nkubwire, Pastor Mutesi ntabwo rirazina bura pasteur yihaye ngo ni Pastor Mutesi, ntabwo rimukwiriye. Ahubwo ikimukwiriye nuko yagumana izina na nyina bamwise, ibyo kuza imbere y'abantu ngo ndi pasitoro, ngo ndi ibiki n'ibiki. Nta mupasitoro wo guhora mu bagabo, ejo nshatse umugabo, ejo nshatse undi, ko byaruta agashora kera urakaba indaya akazihana nyuma. Iki gihe cya none njye bijya bincanga, ariko nkibaza ku bantu wenda bataragasobanukirwa. Umuntu ubasha kubona umuntu ngo ni umupasitoro, ariko wajya kumva ngo amaze gutandukana n'abagabo barenze 2. Nahoze numva n'ubundi nkuru niba
ari byo ngo n'uyu mugabo nawe bari baratandukanye, bari barasezeranye nawe ngo haba harimo ikibazo. Ubundi mw'uru rugendo turi kujyamo, iri vugabutumwa ryacu njyewe nicyo kibazo ndi kugira. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndi kuzamuka kuri iryo zina, ahubwo turukwerekeza abantu hehe. Niba twaraje muri ibi binyamakuru ngo turabavuga butumwa, bikaba bisigariye aho abantu bose bari kwitegereza ibyo dukora, bakibaza ngo mbese aba ni abakozi b'Imana cyangwa ni abakozi ba Satani. Ibi bintu nje nicyo kibazo mfite muri iyi minsi. Mbundi ngewe narababwiye abantu mwanga kumva, ariko ubusaha izi ngizi niho mugiye kumva yuko umwuka w'Imana wari muri ngewe. Narababwiye ngo Pastor Mutesi afite imbaraga z'abadayimoni zimukoresha zituma ahora afite irari ryo gushaka abagabo, kandi rirara rizashira nuko yongeye gusubira ku murongo agasenga akaje imbere y'Imana agahamanya n'Imana, niho rirara rishobora kumuvamo. Afite irari ryakuruwe n'abadayimoni yagiye ari injiramo, kuko narasenze Imana irambwira ngo uriya mugore akorana n'imbaraga z'abarangi. Rero yagakwiye akegera Imana agasenga akava mu byarimo, ntacaha Imana itababarira. Ubwo niba akorana n'imbaraga z'abarangi se ubwo azabavamo? Agomba kubavamo akerura, nose ntabwo bihanaga bakaje bagakizwa. Ntabo jyo wumva bagiye imbere bakabwiriza ngo ngi wacu ngo twaraterekeraga twara abapfumu twari dufite imandwa, bakijijwe bafite ijambo bafite n'ubuhanuzi. Ni guta umuntu araza kwirirwa ari kuyobya abantu, akabayobya akababwira iby'inzira y'ijuru ntani nawe ntaryo afite. Ushatse umugabo wa mbere, ushatse wa kabiri, ushatse wa gatatu, ibyo si bishatse gusobanura iki? Reka mbabwire mwa bantu, mushaka mwakwitondera Imana yacu irica igakiza. Mushaka mwayitondera mugasengera mukuri no mu mwuka, mukava mu magambo. Nabonye uwitwa Geste yikoreye ibikapu ngo yagiye ngo yahunze igihugu. Narababwiye ngo uyu mwaka Imana ije kugaragaza umuhanuzi nyawo, ije kugaragaza umuhanuzi w'ukuri n'uw'ibinyoma. Narababwiye ngo mugiye kugaragara n'uw'Imana itari yagaragazije kumushira ku karubanda. Mushaka mwakizwa mukegera Imana, mugasengera mukuri no mu mwuka, mukava mu matiko izo ndamufite mukazigabanya, mukajya ibyo mugenewe iby'Imana ibahaye. Imana iri kumbwira ngo mbabwire ngo mukizwe ku gato no ku kanini, mukizwe ku gato no ku kanini. Kigali muyipakiyemo muri kuyibesheramo, muri kuvuga iby'Imana itababwiye. Buna ntimukivuga Imana, musige murirwa muri kuvuga ku bantu. Kuriya mugabo witwa ngo uriya mugabo ufite kira kinyamakuru cyitwa ngo Nemba ari Byishimo TV, nje ntago mbizi. Burareka mbabwire nawe yagakwiye kwegera Imana agasenga, akareka kwirirwa atera intebe ari kwirirwa kwigisha ku bandi, kuko nawe hari ibiri kumurega imbere y'Imana. Hari ibiri kumurega. Urakoze cyane. Uravuze uti uriya mugabo n'ubundi yagakwiriye nawe kwegera Imana, ubundi mu buryo bw'umwuka. Ntabwo ndakabisobanukirwa neza aho ushobora gutangira ku mukozi w'Imana wa mbere. Ugaragaza intege nke, kabiri ugaragaza intege nke, gatatu. Ariko sinzi biriya bintu nta nubwo bari nabyo, kuko ikintu maze kubona, niba umuntu ashobora kuva ku bantu bose bitwa abakozi b'Imana bose, sinzi niba biriya bintu aba ari ukuri. Ariko nanone hari icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana ntabwo ritubwira ngo umuntu wese uko wenda umubonye mu ntege nkeya ugende utangaze. Reka twifashishe ijambo ry'Imana hano mu gitabo
mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya mbere umurongo wa 19 haranditswe ngo umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro yigira inama yo kumubenga kuyihishwa. Ahangaha Bibiliya itubwira yuko uyu mugabo witwa Yosefu yari yarasabye umukobwa witwaga Mariya, noneho ngo aza gutungurwa no kubona Mariya atwite. Bibiliya tubwiye ngo uyu Yosefu yari umukiranutsi, aravuga tumva uyu muntu nubwo yatwite ntabwo ntamukoze isoni kandi ni umukiranutsi, ahubwo ngo yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Aravuga ati njyewe sinzajya kumushyira ku karubanda, aho nzamubenga rwihishwa kuko nawe ubwo azamenya yuko ikintu yakoze aricyo cyatumye n'ubundi mubenga. Ariko Bibiliya yavuze ngo kuko Yosefu yari umukiranutsi, bivuze ngo umukiranutsi ntabwo ari gufata, ntabwo bivuze ko tutazavuga, kuko nanone hari ibyo tuzareba tubivugeho. Hari n'uwambwiye yaherutse kumamagara ambwira ati ngemerutse guhamagara uriya mugabo witwa w'umupasiteri ukora kuri channel yitwa Byishimo Official. Ndamuhamagara ndamubwira ngo ibintu burimo urabizi, iryo nivuga butumwa nibiki. Ngo ikintu yashubije yarambwiye ngo rega ngemba ndi mu kazi. Tubone rero no kubwira abantu baduteze amatwi, mutandukanya abantu bari mu kazi n'abantu bari mu murimo w'Imana. Haleluya! Yesu ndakumvishije. Uko nukuri niba mudukurikira kuri izi mbuga ndongera mbisubiremo. Mutandukanya abantu bari mu kazi n'abantu bari mu biraka byo kwishakira amafaranga. Aterega ngemba ndi mu kazi. Bivuze ngo rero uyu muntu uri mu kazi azafata n'ibintu bitari byo abivuge kuko we yibereye mu kazi. Icyo ashaka ni amafaranga. Ikibazo rero twebwe tuvuga ubutumwa, tubabwira ubutumwa, bubabwira inzira mukwiriye kunyuramo, ntabwo mubiha agaciro. Nimunadukurikira, nimunashaka no kumva ibyacu. Ariko hari igihe kizagera musanga izi nkuru mwahoraga mutegera amatwi nta nicyo zabamariye, ahubwo muvuge muti yo tumenya tukayatwumva ibyo umwuka abwira amatorero. Kubw'ibyo rero reka twere no gutinda mu makorosi. Turabizi neza uravuze tuyo naje ngewe kuri kamera mbafite icyanzanye. Uyu munsi wa none turabizi ko ufite amakuru y'ijuru cyane, ntabwo ari amakuru ya BBC, oya, ntabwo ari amakuru y'ijwi rya Amerika, oya, ntabwo ari amakuru ya radio Isangano cyangwa radio Musanze, ahubwo ni amakuru y'ijuru. Amen. Karibu. Yego, murakoze. Gukorera Imana nta gihombo, uyikore neza wirebere nawe. Gukorera Imana nta gihombo kirimo, ubikore neza wirebere nawe. Gukorera Imana nta gihombo kirimo. Wa mugabo unteza amatwi, wa mubyeyi unteza amatwi, gukorera Imana nta gihombo kirimo. Imana irababaye, ifite agahinda n'umubabaro, muri kwikorera ibyo mwishakiye, mugakora ibyo mwishakiye, abandi ubundi mwishakira ibintu bijanye n'inyungu zanyu, ariko Imana iri mu gihugu cyo mwijuru. Imana ije kuberekana. Narababwiye ubushize natambukije ubutumwa ndababwira ngo mugure ibirago mwanga kubyumva, ariko reka nkubwire, ugiye gushakisha karago, ugiye kugashakisha gupfa no gukira. Mushaka mwasenga mugakizwa ku gatanu ku kanini, mukareka ibyaha. Muri gutera intebe mukirwa muri kuvuga ku bandi, mukirwa muri kubavuga, mukirwa muri kuvayo ngo mushaka mukirwa muri kubavuga kugira ngo mubone amafaranga. Ariko reka mbabwire, ago mafaranga urugushaka mu buryo bwo kwirwa urugusebya abandi, Imana ije kukwandagaza, Imana ije kubandagaza. Hari abahanuzi Imana ije kwandagaza, bari kumara guhanura bamara kubona amafaranga bakaja gusambana. Hari abapasiteri Imana ije gushira ku karubanda,
hari abadiyakoni Imana ije gushira ku karubanda kubera ko badiyakonye nabi. Mwadiyakonye nabi, Imana yambwiye ngo nimushake mukizwe. Urabona umuntu urabona simbutse ku kwezi kwa karindwi akinjira mu kwa munani azashima Imana. Mu matariki ya mbere muzashima Imana muvuga ati Imana urakoze uraturinze. Nimushake musenge mukizwe ku gato no ku kanini kubera ko bije bimeze nka kirimbuzi. Korera Imana ubyitayeho. Wibuke hahandi Imana yagukuye, wibuke hahandi wari uri cagihe, wibuke aho Imana yagukuye usenge. Ureke kwiriga uri kuyobya abandi. Hari umugabo umwe numvishije ari kuvuga inkuru, numvishije ari kuvuga ngo hari umunyamakuru ari kuvuga ngo witwa Pasi ngo n'umunyamatiku ngo ibiki nabiki ngari mu bantu bamugambaniye ngo ari mu bantu nawe ngo bari kumugambanira kugira ngo atoreke igihugu. Reka mbabwire mwa bantu mwe, reka mbabwire mushaka mwasenga Imana mugakizwa ku gato no ku kanini kubera yuko Imana ije kugendana n'abana bayo. Hari abagabo nabonye Imana ije gutabara batinze mu butayu. Hari ababyeyi nabonye Imana ije gutabara batinze mu butayu bari gusenga bari guhamya. Namwe nimushake muhamye muve mu byaha, muve mu busambanyi, muve mu burozi. Mwasenga mugakizwa ku gato no ku kanini k'Imana izatugirira neza. Imana izatugirira neza nubwo bimeze bitya. Mujya muturebera mu isura yo mu butayu, ariko ubutayu buzarangira. Ubutayu buzarangira, ariko buzarangira nawe wabigizemo uruhare. Ufite moto 10 mu muhanda zirakuverisa amafaranga wamara kuyabona warangiza ugahita wisohokera. Reka mbabwire, nasanze Imana irambwira ngo mbwira abanyarwanda bankurikiye musenge cyane, mwuzure imbaraga zo gusenga, mwuzure imbaraga z'umwuka wera, uko ni bitabo ibyo ngibyo, ni bitabo ubwo ngubwo. Reka mbabwire mugiye guhura n'Imana. Mwava mu byaha mukava mu gakungu. Imana yambwangije gucaka kungu, muri mu gakungu mumaze guhaga, inda zaraje ntabwo mushaka gukizwa, ntabwo mushaka gukiranuka. Imana yambwangiraje yanyeretse ibyorezo 3. Covid yaraje ntimujye murajya gusega, ntimujye murasohoka, ariko Imana yanyeretse hari ibyorezo 3 bije bigiye kuza bimeze nka Covid, ariko ibyo byorezo bizaza birakura kubera yuko mwanze kureka ibyaha, mwanze gukizwa. Mwakiranuka mwakizwa, mwakizwa ku gato no ku kanini. Mumaze gutera imbere, amafaranga garahari, muri kugiye musenge, abakobwa musenge, abasore musenge, mukiranuke ku gato no ku kanini. Imana ije gusarura bati mushaka mwakizwa. Imana ije gusarura mushaka mwasenga. Imana mwarayibabaje murayirakaza mwanga gukizwa, ariko Imana yambwengiraje mukizwa ku gato no ku kanini. Nukuri murebe ibyo Imana izabakorera. Murakoze cyane kubw'ubutumwa bwiza utugejejeho. Mu by'ukuri nk'uko twabivuze, abantu njya mbona muri iyi minsi mu gihugu cy'u Rwanda harimo umwuka w'abakorera kuri izi social media uri kuba, niba navuga uri kubatera guhunga, ugasanga barimo barava mu gihugu cyababyaye barajya mu bindi bihugu, kandi bagera hanze ugasanga niba ari n'uwari umukozi w'Imana ataye inshingano. Uyu mwuka iyo musenga Imana nta kibabwira kuri uyu mwuka uri gutuma abantu bahunga bakajya mu bindi bihugu, cyane cyane muri Uganda. Aba bahanuzi rero niba bahanuzi bamenyereye kurya badakora, bashaka guhanura gusa, bashaka kubwira abadesipora ibitangaza, Imana ngikoze ibi n'ibi ntinabikore,
abadesipora no kubera ko nabimana abakoze ku maso yabakoze ku maso bahiyerekwa nta mudesipora igifasho nta badesipora bagifasha abanyarwanda inzara rero iri kubakubita barangiza bagaturongera kubera iki kubera zanda zabo nini bari kubona inzara ibakubise bati twigire muri Uganda bone ariko se mu byukuri aba diaspora niba barafashaga abanyarwanda uyu munsi bakaba batakibafasha hagati yaho ngaho tunenge aba diaspora cyangwa tunenge abanyarwanda njewe uko nabibona twanenga abanyarwanda baba baravugishije ukuri bakababyiza by'ukuri bakababwira iby'Imana bababwiye ikintu Imana ivuze byanga bikonde ibizana gikora aho kujya kubwira umudesipora ngo Imana ikoze ibingibi ngo nyoherereze ibihumbi ngo nutanyereze mu 700 ngi wawo ngo rashingura umudesipora rero yavugira ubwoba akaba yakuyemo akaba arayohereje none uyu munsi nabo bamaze kumenya yuko abanyarwanda ari abajura ariko si bose ntabwo ari bose haracariho ibihumbi 700 bitari byapfukamira Bayari haracariho abahanuzi nukuri umutima wawe nugukoresha ukavuga ati ngo nshaka gufasha umuhanuzi runaka ari umutima wawe bigutegetse uzabikore pe kuko man kuko abahanuzi bashize batorongeye bagiye ariko narababwiye mwanga kumva narababwiye ngo hari abantu Imana igiye gushira ku karubanda ndi kumva ngo na Pastor Mutese ngo yaye taje habagamo ngo ntabwo ari iye kandi se ntabwo ari iye ntabwo ari iye ngo ayikodeshaga 500 nimba ari dukuri rero ntabwo mbizi ibyo ntabwo bindeba wa mugani njewe hari ibyo njya ndeba ariko ubundi tuye tuganira no kubigendanye n'uru rugendo abantu bave mu rujijo ubundi Imana ikora ite iyo ufite ikibazo ese Imana ikora ite shaka kugira ngo abantu basobanukirwe imikorere y'Imana ubu tuvugana ntabwo ndi umuntu mutoya mu bintu byo byagakiza ibi bintu mbimazemo igihe kirekire ariko hari ibyo nasengeye nyikizwa n'uyu munsi wa none Imana itaransubiza ngitegereje hari n'ibyo Imana yambwiye nabonye ariko hari n'ibyo yambwiye icyo gihe kera n'uyu munsi ngitegereje iyo ngiye gucika intege irongera ikasanga ikambwira ati komera none aba bantu badukurikiye ku makuru y'Ijuru TV nabo bakwiriye kwiga kumenya imikorere y'Imana buriya Jehova Jire na abanyabwenge kandi barimo n'umwuka w'Imana irandirimba baririmbye ngo ishobora gutinda cyangwa ikabanguka ngubwo nibwo bumana bwayo mwene data uneza amatwi kuba umaze imyaka 10 utaraheka ntabwo bivuze yuko utazabyara nose nabo tubona Imana ihereza abana mu misi yashije hari umudamu twasenganaga Imana imuha umwana amaze imyaka 21 yubatse urugo kandi twarasengaga Imana ihora ivuga ngo ngwaye guheka noneho hari n'undi ukubwira ati ngewe ntabwo nyeneye kuzabona ati se ubundi ibyo bisubizo byo mu bukuru nk'ubwo ngubwo ati ngewe wapi ati ngewe ibyo ngibyo yakoreraga basara ntabyo ngewe ngikeneye ati ntabyo nyeneye tinintabare ugasanga nk'umuntu arihandagaje ati ngewe niba Imana izanabara ninabare nyiri umwana ati ngewe yere kuzanaba ikora uko ishaka ikoreshwa ishatse mu gihe cyayo urashaka kuyitegeka se Bibiliya nayo isomye iravuga ngo igira icyo yitumye ninde wayivuguruza ngaho noneho umwanya uri umugabo cyangwa uri umudamu ngaho gira Yesu yaravuze ngo mbese mwabasha kwiyungurana mukono n'umwe mubitewe nuko mwiganyiye niyo warira ugahogora ishavu ryawe n'agahinda kawe ntago byayibuza gukurikiza nimero ni Imana ikora uko ishaka reka ibi nabyo tukwiriye kubibwiza abantu kuri ya abantu icoco hari abantu baduhamagara kuri telefone ugasanga akaguha icifuzo pe ukamubwira ngo uramusengera
aho kugira ngo abyumve akagira ngo niwamusengera ngo ibyo uramubwira arahita arabibonye. Noneho hariho n'ikindi abantu baduteze amatwi bacyumve, bafite ingwara, akaza ati Claudina narakubonye uri kuvuga ubutumwa nsengera, ukamusengera ngo pe wenda Imana ikakugira n'ubuntu, ikagira n'ibyo wenda yakunyuzaho, noneho akumva ntabwo anyuzwe, akaba araze kuri izi social media akabona undi muntu nawe ari gutitira ati zo meni paya ati ravuze ati n'uyu nguyu nawe reka mamagara nawe numva ibyo ambwira, akumva naho ntanyuzwe, akabona Vedaste mwituze agenge nivugira ubutumwa niturije ati nawe reka muhamagara, rimwe na rimwe ukumva nge singuhanuriye ko ngewe mvuga ivuze kabisa, wajya kumva ati oya reka nanone mamagare nturi, ugasanga aheze mu rugo ruhirahiro, baheze mu rugo ruhirahiro. Urwo ruhirahiro namwe murimo Yesu azarinda agaruka mu kirurimo pe, kandi ntaho ruzabageza niba mu by'ukuri ubwawe ureba ukavuga uti ariko ngewe icyo nkeneye iki n'iki, rwose gisha inama uvuga uti mbikore ne mbigenze ne, niba kugira inama gendera kuri iyo nama. Iyo umuntu asenga Imana ni nko guhinga imyaka, nta muntu uhinga imyaka ngo uwo munsi ayisarure, icyo akora iyo Imana ishatse ibikora n'uwo mwanya. Ariko nanone niba bimeze bityo tuzahora muri urwo ruhirahiro, bazabatuburira muzashiduka, bamwe barabanduje imyuka mibi y'abarangi kubera kudaturiza hamwe. Nene hari n'abantu batazi kwifatira umwanzuro, sibyo? Nimba uri umusambanyi utishize n'ibyo rari weho ufite bwawe ntabwo wasambanya, weho ubwawe uri kuranirwa kwifatira umwanzuro, ngo penda gusengera Imana ibigushobozemo, ariko nawe ubwawe ku giti cyawe yifatira umwanzuro. Nimba ari irari ry'ubusambanyi uvuge ati Imana ndambiwe ibi bintu binkuremo, Imana izabigukuramo, arega Imana niyo idushoboza. None se ora butifatiye umwanzuro gukorodina ni ora gufatira umwanzuro, tuvugisha ukuri ko n'abanyamasengesho barenga. Urakoze cyane aho ngaho, ugasanga umuntu uyu munsi wa none arihana icyaha cy'ubusambanyi, ejo wajya kumva arongeti rwose yanamwaraguritse ati rwose ndi kwatura iki cyaha. Ariko mu by'ukuri uzi yuko gusambana kwawe nawe ubigiramo uruhare. Impamvu ndakubwira yuko ubifitemo uruhare, none se wowe uzajya ugera mu buriri numara kwishyiraho ishuka ufate telefoni yawe, aho kugira ngo ukurikire ubutumwa, aho kugira ngo ukurikire abaririmbyi, aho kugira ngo ukurikire ibiganiro birimo ijambo ry'Imana, nurangiza wigire kuri bya biganiro by'ubusambanyi. Hano hanze hari abagore bigisha iby'imibonano mpuzabitsina, hari abagore rwose nabo bariye karungu n'ibyo bahoramo. Ujya urara ari byo ukurikira, ubundi uzabura gusambana, uzabura kujya urara wikinisha. Gusa namwe mujye mutubabarira niba udashoboye kwiha umwanzuro ngo uvuge uti telefoni yanjye nkwiriye kuyigenga, ibi bintu ntago nkwiriye kujya nirwa mbireba, ukajya urara ubireba, uri mu kazi ukaba ubireba, ubundi ntago icyaha cy'ubusambanyi ntago kizakuvaho. Uko ubireba bigutera amarari, wamara kujya muri ayo marari ukaba ugiye mu byaha by'ubusambanyi. Ubundi nuko nguko kwirinda bikwiriye. Niba uvuga yo kuri umugenzi ujya mu ijuru, ukwiriye kwirinda mu buryo bwose, ukirinda mu buryo bwose ku buryo Satani agushaka akakubura kabisa. Nuko nguko bimeze.
niko bimeze cyane. Umuntu yagakwiye kwifatira imyanzuro ku giti cye. Nimba uri umugabo unywaga inzoga agomba kureka kunywa inzoga. Nimba ndi umubyeyi nkaba ndogaga nkwiye kureka kuroga, ukifatira imyanzuro. Ubundi ikintu wifatira imyanzuro wewe ubwawe ntabwo satani yakigufatiramo. Wifatira umwanzuro ubwire satani ngo ndagutsinze mu izina rya Yesu, urebe ko Imana itaragufata. Ugasanga urahora wihana ubusinzi uti ngiye inzoga yarananiye. Ariko inshuti mugendana, izo nshuti zigukururira mu kabari, ubundi nudacikana nazo uzahora uri umunywi w'inzoga, ntabwo n'inzoga uzayireka. Ikintu kizatuma utsinda ubwo businzi nuko uzacikana n'izo nshuti zikujyana hehe mu kabari. None hari n'abantu ukabona umuntu, hari abantu batinya ibigeragezo by'inzara, kandi ko pe inzara nimbi, pe inzara natwe twese turayitinya. Natwe ariko inzara turayifite mw'abantu, ngo mbabarira nsengere ngo mbone n'ibyiri joro. Abo utinyamara ndi gusenga, no sindasenga gute nyibwire gute ko nta kindi uri kumbwira ngo mbabarira unyingingire, ngo mbabarira unyingingire. Abantu bose barashonje inshuti yanjye, twese dutumbiye mu ijuru. None se twese inzara nidukubita tuzagendara? Tuzagenda muzajya he? Tuzagenda. Arega tugomba gusenga Imana. Imana igitanga ibiryo. Nshobora kuburara ariko ejo sinaburara. Erega n'ikindi n'abantu basengane kwizera. Buriya niba usenga, gira umwete wo gusenga. Kuba uyu munsi wafashe amasengesho yo kwiyiriza ubusa, ntabwo bivuze ko ikibazo cyawe kirakemuka none. Uyu munsi wa none hari ahantu duherutse kugira abantu, abakozi b'Imana banjyana muri resitora turarya. Barangije bavuga ku mateka y'ibihe byatambutse. Barangije baravuga ngo ubu uyu mwanya turi kurya kuri ya masengesho twasengaga cyagiye. Ntabwo amasengesho ntabwo apfa gutanga igisubizo uwo mwanya diregite. Amasengesho urayasenga none, buriya amasengesho ndi gusenga none ashobora kuzandengera muri 2030 cyangwa 2027. Nuko nguko gusenga bikwiriye kuba karite y'umukristo. Gusenga niho dukura imbaraga zitsinda abadayimoni. Gusenga niho dukura imbaraga zitsinda icyaha. Gusenga niho dukura imbaraga. Njya nkunda kubwira abantu ngo gusenga birakora, ariko kandi Bibiliya navuga ngo niyo twabikoranye umwete, apana intege nkeya. Abantu rero bareke gucogora, abantu bareke gucika intege. Abantu benshi bacitse urutege pe. Abantu biyumvemo yuko gushaka Imana ari byo bizatugeza ku cyo dushaka, kuko n'udashaka Imana ntacu uzageraho inshuti yanjye. Ntacu shaka Imana. Nimba uri muri iki gihugu cy'u Rwanda senga Imana. Nimba uri mu gihugu cyo muri Amerika senga Imana. Ureke kwitwaza amafaranga uri kubona iyo hirya. Nimba uri mu gihugu cyo mu Bubiligi senga Imana. Ureke kwitwaza ayo mafaranga muri kubona. Nimba uri mu Bufaransa senga Imana, kuko ku Mana niyo hari ibisubizo. Aho wicaye uhicajwe n'Imana, umenye ko ari Imana ihakwicaye. Ni Imana ihakwicaye. Senga Imana rero kandi ugire n'imirimo myiza, kuko ntabwo Imana izagira icyo gukorera nta mirimo ufite. Murakoze. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Yego. Ariko nanone hari ikintu twaganira, usanga abantu bakizwa ariko ugasanga bafite akantu ko kudakizwa bagiye barasigarana. Ugasanga umuntu avuga ati ngiye uko biri kose ndi umurokore, ariko ugasanga imyambarire ye ntabwo ari ya kirokore. Ugasanga imvugo ye si ya kirokore. Ugasanga imbuto ze si za kirokore. None nkibaza ngo ese ko usanga abarokore benshi bavuga ngo Imana ni inyembabazi, ese koko ibi bintu tuzabikora twishingikirize ku mbabazi z'Imana, tuvuge ngo ntacyo bitwaye, twumve yuko koko iyi Imana izatubabarira?
twumve ko nta ngaruka ibi bintu bizadutera. Imana yo ntabwo izahora iri kuruhanwa n'abana b'abantu. Nababwiye yuko mu butumwa natambukije nababwiye ngo hari kirimbuzi zanye. Iyo kirimbuzi zanye nushaka uhera uyu munsi ukimara gufungura iki kiganiro, ukimara kucyumva nushaka wifatira umwanzuro ako kanya uvuge ati ngo ndakijijwe ngiye kwegera Imana, kuko kirimbuzi y'Imana ntiwamenye uko iraza nshuti yanje. Yabinyeretse guco, narababwiye ngo nzavuga ibyo yambwiye, ibyo utambwiye ntabwo nzabivuga. Nuko yabinyeretse nushaka wihane ukizwe ukiranuke. Ntabwo Imana izahora iri kurizwa namwe. Imana irababaye rero ifite agahinda, nimushake mwihane. Weho uri umuyobozi wageze muri ako kazi, ugezemo utangira gukorera ibyo ushakiye, utangira kujya urasambanya abana b'abakobwa ngo ntabwo uramuhesha umwanya ngo umutamanje mwagira icyo mukora. Ibyo bintu Imana iri kubireba rero irababaraga. Sura mwana w'umukobwa we tureke n'uwo nguwo umubwira ati ndaguha akazi kanjye dusambanye. Uriya mwana w'umukobwa cyangwa se uriya mudamu we ubundi ni ubuhe butumwa wamuhereza? Biravuze ngo niba umuntu akubwiye ngo dukora ibi ngibi ubyemere. Oya, ntabwo bivuze ngo ni imbaraga ushaka runaka ngo umuntu agukoresha ibyo yishakiye. Ugomba gufata umwanzuro ukavuga ati Imana, nzi neza yuko ushobora byose. Uri Imana igitanga akazi, uri Imana ishoboye byose, uri Imana igitanga imibereho umuntu akabaho imibereho. Ariko umuntu udakijijwe nanone mugaragu w'Imana, umuntu udakijijwe aremera akavuga ati dore kangende, kuko nta gakiza bafite. Kanje urugero nta kintu wanshukisha pe, uko byagenda kose nta kintu wanshukisha. Imba ndi kumwe n'Imana ndi gusenga Imana, nkabwira ati Imana mu byo nkora byose uje uragendana nanjye. Nawe rero bashukisha ibyo bintu, ujye urasenga Imana uvuga ati Imana nshoboza, niho utanga akazi, mpa akazi, Imana izakaguha. Imana izakaguha. Yego. Ikindi twaganira muri iyi minsi ya none, urasanga ingo zifitanye amahoro n'umutekano ari nkeya, kandi ugasanga abeshi barasenga. Ngira ngo 70% by'abaguhamagara batisengera, hari igihe usanga ari ibibazo by'ingo. None mu by'ukuri ibi bibazo by'izi ngo z'uyu munsi wa none, utarufite ugasanga ari gusenga ngo Mana mu rugo, urufite nawe ugasanga ari kuvuga uti Mana ibintu birandenze. Iyi minsi ya none ni iyihe nama wagira abagabo n'abagore cyangwa abasore n'abakobwa bashaka gushinga ingo byabafasha muri iki gihe cya none mu buryo bwo kubaka urugo? Kuko kubaka urugo nabyo ni ngombwa, ariko nanone nibikomeza gutya turi kubibona, sinzi uko bizagenda. Inama nagira ababyeyi bafite ingo bubatse, inama nakugira wa mubyeyi, nubona urugo rwawe rutangiye kuzamba, hatangiye kuzamo agatutsi, ufatira amasengesho y'itatu. Uhita uvuga ati ngo uhita muririmbyi uvuga ngo mwijure imbere y'Imana mfite umuntu mvugira. Uhite wegera Imana usenge, kuko amasengesho dusenga y'amasengesho hari ibintu ajya kuraho urugo rukazamo amahoro. Nawe wa mugabo we, ntabwo gusenya urugo ari umushinga, ahubwo wakwegera Imana nimba hari ibyo ukubona bitari kugenda neza, ugasenga Imana. Imana niyo yubaka, Imana itubatse nta wakubakira. Kuko hari umudayimoni waje yinjira mu ngo zubatse, aragenda arinjira arahicara, ariko urugusanga ingo nyinshi ugasanga benshi bagiye gukora za divorce. Abantu bagakwiye kwegera Imana bagasenga. Abantu bagakwiriye kwegera Imana bagasenga, ariko nanone hari igihe usanga abantu bagira ibyo bapfa. Ugasanga urugero ubu buno umusore ajya gusaba umukobwa
rata ngo hari uko baganiriye bati rero njyewe nzagufasha ibi n'ibi. Ugasanga wenda umusore aragiye akunze umukobwa wo kwa runaka, bamwemereye yuko bazamuha moto. Nyuma yaho ugasanga wenda baramuhindutse ntayo bamuhaye. Ugasanga baramwemereye bati tuzakugurira inzu, yagera yakayibura. Ibyo bintu rero bigatangira kubakirwa he ku mutekano mukeya. Mwa bakobwa mwe muduteze amatwi rwose ibi bintu mubyumve. Cyangwa se nanone ikindi ugasanga umusore ntabwo ari urukundo akunze uriya mukobwa, akunze bya bintu by'iwabo. Yageyeho kubera ko n'ubundi yamuzanye atamukunze, wenda yireberaga agakobwa ko kwa runaka kumva niko keza, bagatangira kubana atamwiyumvamo. Ukajya kumva ntibaranakabyara rimwe ngo ari kumuca inyuma, ngo ari kujya kwisambanira. Ibi bintu nshaka kugira ngo tubitangeho umucyo, tubwire abakobwa umwitwaro wabo cyangwa se abasore umwifato wabo, kugira ngo ibi bintu bidakomeza kugenda n'ubundi bizamura intera ku ngo ziri kubakwa. Arega ntabwo imitungo ariyo yubaka nshuti yanje, ntabwo imitungo yubaka, aho iyo mushize hamwe mwebwe mugashira hamwe, nimba uri umusore n'uwo mukobwa mugashira hamwe, mugera ku bintu byinshi. Mukunze mbikuye ku mutima, ni ukuvuga ngo urugo rwanyu murarwubaka, umwe agaca hariya undi agaca hariya, mugahuriza hamwe kandi ibintu bikemera. Ariko mu gihe abasore ba none aho gukunda abasheri babo bakunze iby'iwabo cyangwa imitungo, munitege yuko divorce zizakomeza kuba nyinshi. Noneho hari ikintu naje kubona mu bantu, mu basore, ari ikintu naje kubona mu basore ni ukuri, ngo njyewe ngo ntabwo naza n'umukobwa kwa runaka ngo nabakene, ngo ntabwo najya kuzana umukobwa kwa runaka ngo nta naho gusuka igishingwa bafite. Reka mbabwire, Imana igitanga mwijuru, hari Imana igitanga imitungo bigatungurana. Ushobora kumwanga ngo yuki waba ari abakene, ukazamwifuza pe, ukazamwifuza nta naho ukimubona. Reka mbabwire rero mwabantu, wa musore unteze amatwi, ikintu nababwira, mureke Imana yari yigira abahitiramo. Kuko uw'Imana izaguhitiramo niyo iwabo bazaba nta tuwarete bafite, uzamuterete umujane, uwo nguwo niyo Imana izaba yaguteguriye. Ibyo kuvuga ngo uzazana wo kwa runaka ngo yuko bafite imitungo, niyo mpamvu uri gusanga ingo nyinshi zaragize ute, zarasenyutse. Kubera iki? Kubera ubutunzi bagiye barakurikira. Ubwo rero twebwe babakene tutaga tujya mu kirikisho tukabateze menze twebwe tuzabaho gucora. None nimba umusore ari kureba ngo kwa runaka ngo bafite ibintu nibi, ariko twebwe dufite Imana iri mu gihugu cyo mwijuru. Iyo ngiyo yijya yubakira umuntu urugo rwarangiza rugakomera, akaba mu rugo rugakomera, bakagera no ku bintu byinshi. Abimana yavuzeho ntimutinye mwabakobwa mwe, ntimwisuzugure. Hari abakobwa urugusanga bararambiwe, mwikwisuzugura mwijuru imbere y'Imana. Dufite umuntu tuvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Ubwo tuvugira nta mwanzi wamutwirukana. Niyo umugabo yabura, egera Imana usenge, ntabwo umugabo ari uza kujyana mwijuru. Umugabo yaboneka taboneka, ntabwo ari umugabo azakujyana mwijuru. Aho kwegera Imana usenge, ukizwa ku gato no ku kanini, Imana izakugirira neza. Izakugirira neza, na rura rurembo uzarugere muzarwinjiramo. Iyo wegeye Imana, Imana ibanaga nawe, Imana iragusubizaga. Ishoboye byose, Imana ishoboye byose. Imana nijya yubaka. Niwe wigeze kumbwira akantu keza, uravuga ati nje wacunga ababyeyi ngo bahaye abandi minani barakwima, ariko nuko mwijuru hari ibyo Imana yari yaraguteguriye cyane, yari yaraguteguriye ariko izakugirira neza, nta nuzagusumba cyane. Urumva urwego Imana ikugejejeho, ndatekera umva, hari impamvu ibintu bije, hari aho Imana izakwicaje, naho turi turayishima, tugomba kuyishima. Hari abantu dufite, hari abakobwa dufite batangiye kwisuzugura ngo imyaka ibaye myinshi. Mureke ibe myinshi,
reka iyo myaka ibe myinshi. uko ugeragezwa kenshi niko utabarwa kwishi. ahubwo senge Imana uvuga ati Imana uzampa iherezo ryiza, uzampa ubugingo. aho Imana niyo yubaka, Imana niyo yubaka. haracariho abasore batapfukamiye Bayali bari gusengera abo mu butayu, ngo uri gusenga uri bati Imana nkeneye umukobwa uri mu butayu. hari igihe wasanga ari weho umukobwa unkurikiye, hari igihe yasanga ari wowe. aho kwegera Imana usenge, Imana ijya yubaka. nawe wa mugore we wisenya urugo, aho kwegera Imana uririra Imana mu butayu uvuga ati Imana nyubakira urugo rwanje. nawe wa mubyeyi utinze ku kibazo cyo kubura urubyaro, senga Imana uvuga ati Imana ni wowe utanga urubyaro, ni wowe utanga guheka, ni wowe utanga aho kuba. ntaho kuba Imana izahaguha. Imana iyo uyizeye ugakiranuka ku gatondo ku kanini ntabyo itagukorera. mwegere Imana musenge, musenge, muyegere musenge, muve mu byo murimo, mugore uturago. abazi kuboha muje gushaka ubwatsi mubohe musenge. ibi byose tubikura ku karago, tubikura mu butayu. aha nicaye ni haha ni Nyirapasika yavuze ngo yatekeye Imana umutsima, ni kuri ndabirambiwe. niho nicaye ku musozi wa ndabirambiwe. mwegere Imana rero, mwegere Imana musenge. hariho n'abahanuzi dufite birirwaga bari kuyobya abana, birirwaga bari kubunga mu butayu, bakayobya umuntu bakamusenyera ingo, bakamusenyera urugo. hari abahanuzi basenya ingo z'abandi, mukozi w'Imana. ingo z'abandi zarahirimye kubera abahanuzi. bagasenya urugo gute? akarusenya akakubwira ngo uriya mugabo ufite we ntabwo ari uwawe, ngo ntabwo ari uwawe. umugabo mubyaranye 5 yaba atari uwawe gute? ibyo bintu ntabwo ari ukuri rwose. tuvugisha ukuri. namwe muri gusengerwa, ariyo mpamvu umukozi w'Imana ababwiye ngo mureke kujya murirwa murabunga mu bahanuzi, namwe ubwanyu mwige kwisengera ku giti cyanyu. Imana izabasubiza. mu modoka wicayemo wasenga, iwawe mu mbuga wasenga, Imana ikagusubiza. Imana igisubiza nshuti zanjye. mureke twegere Imana dusenge. Imana yacu irakora. Imana nagiye mbona ikura abagabo mu bushwambagure, bari kwambara amasuti. hari abantu nzi batari bazi kwambara inkweto, bazi kwambara inkweto. reka mbabwire yemwe abanyamasengesho muri gusengera amakuru no mu mwuka, mureke kurambirwa, mureke kurambirwa Imana, mako muyegere cyane. Imana izabagirira neza. murakoze cyane. twavuze byinshi, ariko reka n'ubundi dusoze dusenga Imana. hari abazifuza kukuvugisha, watanga nimero yawe ya telefoni, warangiza ugasenga Imana kugira ngo abazakurikira iki kiganiro bazabashe kumvamo byinshi bibagirira umumaro. yego, nimero yanjye ni 0782998211 ni 0782998211 niyo ngiyo. Mana yacu, Mana ishobora byose, data wa twese uri mu gihugu cyo mu ijuru, uri Imana ijya yubaka ingo zigakomera. nsengeye izi ngo z'abarokore ziri gusenyuka, nesenze kugira ngo ishingemo ibendera ry'ubutsinzi, abo babyeyi bubake ingo zabo zikomere. mwami Imana ngira ingabo, nsengeye naho abasore bagifite ubujiji bwo kuvuga ngo bazajyaho ubutunzi buri. ubutunzi namaze kumenya neza yuko ari wowe utanga ubutunzi uri mu gihugu cyo mu ijuru. utabutanze ntawabubona. yakwirirwa